Rukoberi mamagazi yarije matse yarwaga guhunga yigabije horogi impeta nkuru zivugiye mu rugerero we yemwe we uyu muco wacu ruzigera ucuyuka Dipfi zitaye vitande rugumiriza kwinda umugabo namusanze mu ndacengerwa zibunyabugu ntero zifashaho nende wangerukiza ngabo n'umuhanzi udahanda nitwa nzinzi wanzigiye narenda rya nkaryama nkaryongora naba nariye nkangano ruzanjyana ngayo nguko nitwa nzinzi wanzigenda umuhanzi udahanda w'ibihanga n'ibihangano Bakunzi ba festival rero mbanje kubasuhuza hano turi ni murenge wa Jabana mu kagari Kangiryi aho aka kagari kabyara abahanzi beshi cyane bibyamamare turi kumwe hano n'umuhanzi Nzinzi wa Nzinzi uyu ni umuhanzi ukomeye cyane ni umuhanzi wamamaye ku binyamakuru bitandukanye ngira ngo nta numwe utamuzi mumwumva ku majwi gusa ariko noneho tumugezeho televiziyo yanyu imugezeho imbona nkubone reka tumwakire tumanze tumwumve adusuhuze Rukoberi mamagazi yarije matse yarwaga guhunga yigabije horogi impeta nkuru zivugiye mu rugerero we yemwe we uyu muco wacu ruzigera ucuyuka Dipfi zitaye vitande rugumiriza kwinda umugabo namusanze mu ndacengerwa zibunyabugu ntero zifashaho nende wangerukiza ngabo n'umuhanzi udahanda nitwa nzinzi wanzigiye narenda rya nkaryama nkaryongora naba nariye nkangano ruzanjyana ngayo nguko nitwa nzinzi wanzigenda umuhanzi udahanda w'ibihanga n'ibihangano mwamwumvishe rero Nzinzi wa Nzinzi reka tumanze tumubaze igihe inganzo yayitangiriye atubwire ni inganzo ye yibanda kuhe muziki muri rusange urakoze cyane bye nibanda ku muco nyarwanda niyo mpamvu ngira nti muco wacu ntugacuyuke ariko umuziki nawutangiye nabitangiye kera nibyinira bisanzwe ku mashuri ndi intore mpamiriza ariko mu buryo bwo kugira ngo mbishyira ahagaragara nabitangiye ejo ndi 2017 muri campaign ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika niho natangiye gukora indirimbo njya muri studio numva biraryoshye barambwira ati komerezaho yes murumvishe rege yatangiriye umuziki we n'injyana yibandaho iyariyo reka tumutungure duhite tumuha akaririmbo twe twikuri hano kuri televiziyo yacu kameze nkaho tuyise tugahimba ahita akaririmbira abakobwa b'abana bato kuva wenda ku myaka 21 kuya ku myaka 35 akaririmbo k'urukundo Subiza umutima wawe mu gitereko Subiza umutima wawe mu gitereko Nkari ubwo mbyuka nkicara Nareba iburyo ni umoso nkakubura Nareba hejuru nkabona umwijima nkabura urumuri rwawe rw'urukundo Ntegereje igisubizo cyawe Subiza umutima wawe mu gitereko Nkari ubwo mbyuka nkicara nkibaza niba urukundo ngukunda arirwo nawe nkunda Subiza umutima wanjye mu gitereko Subiza umutima wanjye mu gitereko Wavuga iby'abakundana ntiyabimara Bwakwira bugacya bukira gakomeza Iyo tuvuza abakundana nibuka Juliette na Romeo I love you no nakiruta urukundo Urukundo nyarukundo ntirugira umupaka True love has no border Even if the sun is falling down Yenza komeza mbakunda urukundo ruruta byose Show me the love Show me the love Cause you have love
iyo yari inganzo ya nzinzi wa nzinzi se nzinzi ndakumva nkakwikiriza. iyo ucuranga izi ndirimbo zawe cyane cyane zirimo imitoma itomoye, umwana muto cyangwa se abantu bakuze bashobora kumva bakumva imitima yabo irimo iragenda itigita, weho iyo ubareba iyo uri mu gitaramo uba ubona bimeze bite? Urakoze cyane, ndizihirwa kandi nanjye ngatamba ngatarika kugira ngo ibyishimo bikomeze bizamuka. Iyi nganzo yawe turayibona tubwiye wayitangiriye, ese waba wifuza kuyigeza ku ruhe rwego kugira ngo ukumbuze n'abana bato binjira mu muziki cyangwa se barimo ariko batarimo neza babashe kuyigeza ku rwego rushimishije? Urakoze cyane, icyo nifuza nuko inganzo yanjye nyine yazamuka ikagera ejuru. Ibyo abo bavuga ngo big up, njya numva ngo big up nzinzi, ariko kandi yemba nifuza ko byazamuka bikagera iyo nibwota amasimbi tukabakumbuza umuco wacu. Ngaho rero kubita akaririmbo keza k'indyana wumva kakurimo mu mutima kugira ngo bakomeze bakumve mu nganzo zawe. Urakoze cyane. Iyi ni indirimbo nayise ubuzima. Ubu ni ubuzima, ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Inzira ntibwira umugenzi, iyaba inzira yabwiraga umugenzi. Simba mbaye iho nk'uko mbaye, naraye amajoro munani ntekereza iby'ubu buzima. Nkareba imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, nkabona ubuzima ari urugendo. Ubuzima niko ubwubatse. Mureke mbabwire umugabo umwe wabyaye abana, umwe umukobwa undi umuhungu, ariko ababuza kwiga. Uwo mwana we w'umuhungu yabujije kwiga, yabaye umurara yagiye kwiba bamukatira 5. Undi mwana we w'umukobwa yabujije kwiga, yabaye umuyaya bamuteye indubwa ruhiri wabo. Ubuzima niko ubwubatse. Uyu munsi urimo kurira, ejo ugasanga urimo guseka. Uyu munsi uri mu kimoteri, ejo ugasanga wicaye muri moteri. Uyu munsi uri mu kiriyo, ejo ugasanga uri mu kirori. Ubuzima niko ubwubatse. Nasanze ubuzima bw'umuntu bumeze nk'icumbi, ni nk'icumbi ucumbika ejo ugataha. Ni nk'uburabyo izuba riva bukuma, ni nk'umuyaga uhuhera ukagenda, ni nk'urwego wurira ejo ukamanuka. Ubuzima niko ubwubatse. Niba wari ufite umugore wajya ku rugamba akaguca inyuma, iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se ngo uheranwe n'agahinda. Niba wari ufite umukunzi imiryango ye ikabyitambikamo, iki si igihe cyo kwiheba cyangwa se ngo uheranwe n'agahinda. Yego ibibazo bibaho, ariko tugomba no kwihangana. Mwirinde guheranwa n'agahinda, bafite ibibazo n'ukuri bizashira. Mwirinde guheranwa n'agahinda, bafite ibibazo n'ukuri bizashira. Hakuna marefu yasiokuwa na mwisho. Ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Ubuzima niko bwubatse. Ubu ni ubuzima.
abakunzi ba festival rero barambwiye ngo ninkugeraho nkabasha kubona imbona nkubone ngo uzahite ubaririmbira akaririmbo ngo ki televiziyo yabo bakunda cyane festival. Festival ni televiziyo dukunda, Festival ni televiziyo dukunda, Banyarwanda mwese nukuri ndabashima cyane. Festival ni televiziyo dukunda Banyamakuru bayo bose barajijutse, bayobozi bayo bose turabashima. Festival ni televiziyo dukunda Songa mbele. Nzinzi wa Nzinzi, iki gihangano cyawe noneho uzanye uririmbishije kuri televiziyo ya festival, iki cyuma cyawe ucurangishije bakita nguki? Urakoze cyane. Uyu bawita umuduri, iyi bayita inzebe, uyu ni umurishyo w'umuduri. Ndakubita bikavuga ukabyumva. Tukiri hano rero, abakunzi bawe bakunda indirimbo zawe barazikunze, ariko baribaza ngo Nzinzi wa Nzinzi yabakunda iyihe mikino itandukanye cyane nk'umupira y'amaguru, yabakunda aya makipe? Yewe ko imikino nakundaga wari wo guhamiriza, urumva kuko ni siporo yari ikomeye kandi ijyanye n'umuco nyarwanda. Nakundaga gusimbuka inkiramende, kwirukanka, ariko ubu ngubu nkunda umukino w'amagare cyane, nkakunda n'umupira. Mu mupira ukunda iyihe kipe? Urakoze cyane, nkunda ikipe bita Rayon Sport. Barambwiye rero ngo ikipe wumva ukunda ufana ngo uzahita uyikubitira n'akaririmbo kawe ku giti cyawe k'injyana yabo, ngo nabo bajye bumva injyana yawe. Niba bari muri bajye gufana nk'iyo kipe, bajye bakagenda muri telefone cyangwa bagakubitemo nabo bagende bakaririmba bagiye gufana iyo kipe. Abareyo ushindi ni wetu. Rayon Sport uri kipe dukunda, Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Nkunda Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro, Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro. Kuva kera Rayon Sport wagaragaje ubutware, wayigitse amakipe menshi ubatwara ibikombe. Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Nkunda Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro, Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro. Abareyo ushindi ni wetu. Ibita abafana benshi beza barangwa n'urukundo, ubururu n'umweru niyo mabara abafana twemera. Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Nkunda Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro, Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro. Rayon Sport uri kipe dukunda, Rayon Sport uragahora n'intsinzi. Nkunda Rayon Sport niyo kipe ifite igikundiro. Hakuna mwengine, mimi ni Nzinzi. Tukiri hano rero, wakomeje kuririmba indirimbo z'urukundo z'abana batoya n'abasaza n'abakecuru cyangwa se abantu bakuze, kugira ngo nabo bakomeze bagukunde cyane, kuko bumva indirimbo zawe ariko bakumva n'indirimbo z'abana batoya, bakumbuze mu ndirimbo zabo za kera, twumva uko byari bimeze muri cya gihe cya Urakoze cyane. Arabatazi iby'urukundo bavuga bo bihebeye, yewe sineze kumuvuga, oya nzamutsinda nk'abakuru. Arabatazi iby'urukundo bavuga bo bihebeye, yewe sineze kumuvuga, oya nzamutsinda nk'abakuru. Nibwo agiye ageze impuriza, ariza b'indondogozi, bamubaza uwo yahisemo,
ati nzamutsinda nk'abakuru nibwo agiye ageze impuriza ntariza b'indondogozi bamubaza uwo yahisemo ati nzamutsinda nk'abakuru hari abatazi iby'urukundo weye bavuga bo bihebeye yewe sineze kumuvuga oya nzamutsinda nk'abakuru ngayo nguko. Tuganira wigeze kutubwira ngo indirimbo ngo waririmbye cyane ngo ni indirimbo waririmbye ngo uri kwamamaza perezida wa repubulika. Hari abatarigeze bakubona, hari abatarayumvishe, abo bantu iyo ndirimbo barayibwirwa n'iki, bimeze biti iyo ndirimbo ni iyihe? Urakoze cyane, biroroshye ushobora no kujya kuri YouTube channel yanjye ukandika nzinzi wanzigiye ukayisacinga ukayibona, ariko reka mbanyurezeho gakeya ukuntu byari bimeze icyo gihe. RPF niwo muryango ubereye abanyarwanda, intego ya RPF itumye nkomeza kuyikunda, mutekereza aho twavuye mureba aho tujye, dushyigikira RPF n'umukandida wayo tora Kagame Paul ushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, tora Kagame Paul ushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Mu banyarwanda abanyamuryango ba RPF dushimire Paul Kagame n'umugabo w'intwari, yateje imbere umutegarugori amuha ijambo, yashyigikiye amashuri uburezi kuri bose, 12 years basic education turayemera. Iyo niyo viziyo kugira ngo dutere imbere koko, iyo niyo viziyo kugira ngo dutere imbere koko. Nuko byari bimeze. Mwabyumvise rero bakunzi ba Face TV ukuntu byari bimeze aho ngaho yagiye kuririmbira umukuru w'igihugu. Ese nzinzi wanzinzi, ibi bihangano byawe umaje gukora ibingana iki, ubikorera hagana he? Urakoze cyane, maze gukora album ebyiri, mfite album yitwa ubuzima ntarabona ubushobozi bwo kuronshinga, ariko mfite n'indi album nayo maze kugezamo indirimbo zigera muri 7. Sindamenye izina ryayo, ariko mfite indirimbo nyinshi, ntekereza kuzayita ururabo, abandi bakambwa tuzayite come to me, ariko ndacyatekereza cyane. Ni muri ubwo buryo mbonye umuntu ushobora gushora imari mu bihangano byanjye, ashobora kumfasha nkanabisohora bigakorerwa n'amashusho, kuko muri ubu buryo mfite video imwe yonyine, ubundi ni audio. Okay. Tujya tukubona mu bitaramo bitandukanye, mu bukwe, ibirori bitandukanye. Ese ibiciro byawe ntibyabihanitse kugira ngo buri muntu wese yumve ko yakwibonamo? Hari utinya akavuga ati nzinzi wanzizi, uriya muntu sinamuhangara rwose, ni neza neza ni nkuba y'amafaranga menshi, weho byaba bimeze bite? Urakoze cyane, ntabwo mpenda ndahenda. Uziko na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda dushyiriye ibyiciro, uko umuntu aje uko ameze kose ndamwakira, ntaramira rero aboroheje n'abakomeye, buri wese mu cyiciro arimo ndamutaramira, kandi ubukwe bukaryoha, kuko mu bukwe mafitemo imikino inyuranye, mba ndumutahira n'umwisi w'amazina, nkasohora abageni, ubundi nkanabasusurutsa. Ibyo bintu byose rero mbikomatanyije, buri wese muca amafaranga bitewe n'icyiciro arimo n'ubushobozi afite. Ariko tukiri hano turagira ngo tukubaze ngo uwagukunda agakunda ibihangano byawe yakubona gute? Urakoze cyane, ushobora kumbona anyuze kuri YouTube channel yanjye wanditse nzinzi wanzigiye cyangwa nzinzi show. Uko wakwandika kose, niba wakwandika Nzigiye Lambert mu mazina yanjye bwite, uhita ubona ibihangano byanjye byose ukeneye. Ariko ushobora no kumbona kuri telefone 078 170 7600. Ngayo nguko rero bakunzi ba Face TV, hano twari kumwe n'umuhanzi Nzinzi wanzinzi, arabibwiye bihagije, ababwiye ibihangano bye. Mujye mumukurikirana 5 kuri 5 kuri televiziyo yanyu Face TV, kandi munimwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru buri munsi. Turabashimiye.
izani zagazani ndi mwana wa mama tuyiture macari waruvuza cyumurwaze muzigo nzamusabe azayimpa ndabizi mazi nararaye iyi